ikaze mwebwe mudahwema kudukurikira, kudusapotinga, kudukorera ibintu bitandukanye mu buryo bwose, yaba ari ukutureba cyangwa se no kuduha courage mu byo dukora mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi mbazaniye umuntu w'igihangange, kuko impamvu mwite igihangange muraza kwimenya. Ni umuntu udasanzwe ukoresha amaboko ye akabaho nyuma y'ikibazo yagize cy'ubuzima. Araza kutubwira impamvu cyangwa se n'icyateye icyo kibazo, kubera ko yewe tuganira nyuma ya kamera yambwiye ko mbere yari ameze neza, ariko akaza kujya mu mico itari myiza, akagira umuntu umukorera ibintu mu jisho ijisho rye rigahuma. Reka tumuhe ikaze abanza twibwire, atubwire n'akazi akora n'uburyo agakoramo n'imbogamizi afite, ku buryo wowe ushobora kumurika kano kanya wenda wari utunzwe no gusabiriza cyangwa se no kugira ubundi buryo uvuga ngo nta kintu wakora, kandi ufite amaboko ye, ufite n'ingingo zose zikora neza, ashobora kukubera isomo. Ariko nanone mu buryo nanone ushobora kubona ukabona ukurikije courage agira z'akazi, niba ushobora kumutera inkunga ukaba wamutera n'inkunga z'ubuzima busanzwe, kubera ko ni umuntu mukuru, afite abana rera, afite umuryango. Urumva benda bitewe n'ikibazo afite cy'ubumuga, akeneye n'izindi mbaraga z'abantu, ku buryo bigushobokeye ufite n'igihumbi utakimwima, kubera ko ni umugabo ufite courage, ariko ukeneye n'izindi mbaraga z'abantu kugira ngo agire aho yigeze. Ni karibu rero, bamwita Lampadina. Reka twibwire. Yego, murakoze cyane. Nitwa Lampadina koko, banarahuye n'ubuzima busanzwe nari sanzwe mbona, ariko igihe kigeze nari muri ya mico mibi cyane ndi mu buraya, ndi mu businzi, mpura n'indaya rimwe na rimwe inyara mu jisho. Noneho ijisho riza guhuma, rihumye riza guhuma. Ndavuga ati uko byagenda kose reka nsabe. Ndasaba, mbona mu gihe cyo gusaba bampa kawunga, umuntu akaba yashyira ku isahane mbi nkayirya, nkabaho nabi cyane bikomeye. Ubwo buzima mubamo imyaka irenga 5 sabiriza. Igihe kiza kugera rero mbivamo, umutima urambwira ngo reka ibyo byose bibi ujye mu nzira nziza, hanyuma urebe ngo ariko nubwo wamugaye ukaba uhumye, ariko ufite uburyo wakwiteza imbere kubera ufite umuryango. Wenda reka gukosora gatoya. Ubundi kuri iki gihe ntabwo bavuga ko umuntu yahamye, bavuga ko afite ubumuga bw'ingingo z'amaso. Murakoze cyane, ni byiza kunkosora kandi koko ni nabyo, kubera ko ubundi turavuga ngo nubwo ufite ikibazo kimeze gute, ariko buri muntu wese arashoboye, kandi koko biri mu bikorwa dukora. Uravuze ngo wamaze nk'imyaka 5 utunzwe n'akazi ko gusaba, ariko se yewe mu gihe nakubonye cyangwa se maze nkubona, ubasha gucukura umwobo ukajyana muri metero 50 utareba, kandi ukajyamo ukanikuramo, ku buryo wenda hari n'abantu bamwe batinya kuguha akazi kubera ko bavuga ngo ese arabikora gute. Ariko ku muntu wagukoresheje cyangwa se wabonye uburyo ukora, ntabwo abitinya, kubera ko azi neza ko ubishoboye. Kandi igihugu cyacu nacyo kikaba kidufasha cyangwa kidushishikariza kugira ngo twishakemo imbaraga, twishakemo ibisubizo. Ari nabwo buryo wakoresha kugira ngo ubonemo ibisubizo, ndetse ukoresha amaboko yawe. Kandi mu myaka 5 usabiriza wari ubayeho uti? Mu myaka 5 usabiriza nari mbayeho ntunzwe n'umugore, ariko umugore akambwira ati nawe kora, ntabwo nzagutunga gutyo nk'abana. Ubwo rero igihe kiragera koko niyumvamo ko nabasha gucukura wa mwobo, umukiriya akampa amafaranga 50, 80, nkatunga umuryango. Ese wenda ntagushemije, mbere yuko uhuma, yuko ugira ikibazo cy'amaso, wari usanzwe uzi gucukura ibintu by'imyobo cyangwa se wabyize waramaze ufite ikibazo? Nabyize nyuma imyaka 2 imaze kumugara, nahise ntekereza ndavuga ngo reka nawe nishakemo ibisubizo nk'uko radiyo yacu bivuga. Nishakamo ibisubizo
numva ko nshoboye gucukura wa mwobo koko nibwo bwa mbere nari ndikuze ngenda gake gake ariko koko birakunda ndabishobora ku buryo mbasha kuba mbonamo amafaranga akaba yamfasha mu rugendo mu banyeshuri mu byo mu rugo kandi nanone nkashishikara kuba nashima leta yacu y'u Rwanda iyobowe n'umubyeyi nyakubahwa perezida wa repubulika utarahwemye kutwitaho akaba yatubwira ati mugende mube hariya mbashakiye icumbi ubwo rero muri ubwo buryo bwose nabashije kubakiye abashe gushakira icumbi aho gushyira umuryango yego ashyira umuryango uburyo naho turi hose nawe nshishikariza abandi bose baba bafite ikibazo nk'icyo mfite gukora bakareka gusabiriza bakava mu muhanda nibwo buryo bw'uko twaziteza imbere ariko ikibazo cy'amatsiko iyo urebye umwobo ucukura utandukanye n'ubundi n'umwobo abandi bantu bafite ingo nzima z'amaso bashobora gucukura umwobo wawe wagira ngo uba uriho n'ivu mu gihe abandi bacukura ubundi wowe ubikora gute kuko umuntu aje akawureba akamenya ko ari wowe wacukuye yego murakoze nibyo mucukura nkurikije uko mfite ubwenge mu mutwe bakubwira ngo niba ijisho ripfuye umutwe mu bwonko harakora inzara zo mu mano zirakora harimo ubwonko buriya harimo inzara ufite ukuntu zikoresha zikamenya uko ibintu bimeze yego ndabikora nkabikora nk'ukuntu batubwira ngo niba urugingo rumwe rugize ikibazo urundi rugomba kubera urundi maso ariko biranshimisha cyane kuko nkomera gushimira n'abanyarwanda cyane bamakazi bakaba bangejeje ku rwego rw'uko navuye muri gare nkava mu muhanda nkareka gusabiriza nabo ndabashimira cyane rwose ku buryo Imana yabaha umugisha ariko ugeze kuvuga ijambo wenda ritekeje okay tubwire uburyo wagiye kugura indaya ikakunyara mu maso warebaga nta kumenyemo ntekereza ko wenda yaba ubwazo inkari zigomba kuba zaba zigira gaze ariko ntekereza ko aricyo kibazo cyaba cyarabayeho yego cyo kumva atungereje mu maso nabuze ayo kumwishyura aragira ati ntabwo uvaha reka nyingi barakomanga bati ni uguhamagara polisi y'u Rwanda rero ntabwo nari gusohoka yakinze nambaye ubusa yahise agira ati abakwishyurira amafaranga banyuza munsi y'urugi ndayabura nabo barabura ahita azimena mu maso ariko okay reka wenda tubwire ko hano ibyo byose ni brag abashaka gutera abantu ntabwo ariko byagenze kuko ni ubu wenda hatagira n'umuntu kuko afite imico mibi ni umugabo utunze umuryango ariyo mpamvu mbabwira ngo wowe aho waba uri hose ushaka kumubona uri hanze y'igihugu ushaka kubona mu gihugu hari ubushobozi bundi ufite kumutera inkunga biremewe wenda mu buryo ushoboye ntabwo ari ngombwa ko iyo tuvuze gutera umuntu inkunga ntabwo kuvuga ngo umuhe miliyoni magana cyangwa se ushobora kuba ufite igihumbi gishobora kuba kirimo igisu y'isukari ukagifata ukagisunika kuri nimero ya telefone nawe abana bakabasha kubaho neza ibyo byose ibyo gucukura imyobo nyine ntabwo byamuha amafaranga kugira ngo arihire abana amashuri atunge umuryango nk'uko yawutungaga ataragira ubwo bumuga ariko igihari ni kimwe mu bushobozi bwawe bwa buri muntu uwo ari we wese aho waba uri hose kumufasha ni ikintu cy'ingenzi Lampadina karame none se ubundi tuvugisha ufite abana bangahe mfite abana 4 nibo 4 mfite bose batunzwe nabo batunzwe nanjye nageze aho ndavuga ati uko byagenda kose reka ngabanye kubyara ndetse n'umugore yambwira ati tuzabyara ndavuga nti ibyo ntibyanashoboka hanyuma abo ngabo nibo tugomba kurera yego umugore yageze aho aratekereza avuga ati uriya mugabo wamuta kuko yaba yaramugaye
nkajya mbyumva mbibwirwa n'abantu ariko igihe kiragera umwaka 2 aza kwigarura kuko yabonaga ko nanjye natangiye kwihangira akazi abasha kwinjiza ya mafaranga. ni ukuvuga iyo utabasha gukora umugore aba yarigendeye nawe uba wenyine no kubaho bikora. Yego umugore arareba yasanga ntacyo winjiza akavuga ati uko byagenda kose nashaka undi mugabo ufite imbaraga ufite gukora akaguta. Ariko sinavuga ngo ni bose, nawe ni muri cya gihe aba yarihebye avuga ati ubuzima burangiriye hano. Ntacyo reka kandi bagutera inkunga ku buryo ubwo ari bwo bwose, ku buryo nyine mu gihe gito wenda tuvuge ntago tuzi igihe, ariko ubonye inkunga ushobora gushakira n'umugore ikindi abakora ku buryo ubuzima bushobora guhinduka n'abagore bamufasha, ariko bafite ikintu runaka bashobora gukora noneho ukajya ubunganira mu gihe utabonye ikiraka, uburyo bwo kubaho ntibuhagarare. Yego murakoze cyane, ngiye ntekereza ko ubu mbonye ubushobozi cyane cyane hari ahantu ujya gucukura za Bugesera za Gitarama hose nkahura n'ikibazo cy'imbogamizi urutare, ariko nkaba nzi gukoresha imashini bita hiriti cyangwa rotopiki. Babyeyi bose abapapa abamama barayizi, mfite ubushobozi nayigura najya mpura n'urutare nkafata ya morotopiki nkayicomeka ku muriro nkarushwanyaguza, hanyuma nkakomeza nkakora. Yego noneho igihe kikazagera nanjye nkabwira abanyarwanda ko nakagombye kubwira abandi bagenzi banjye basabiriza bafunguza bafite amaboko bakabivamo bakaza tugakora tugashinga amatsinda tugateza igihugu cyacu imbere, n'abana bacu bakazakura bumva ko icyambere ari akazi cyane rwose, cyangwa ugashishikariza umwana. Ubundi bavuga ngo umwana agororwa cyangwa se igiti kigororwa kikiri gitoya. Noneho ku bantu basenga cyangwa se bazi biriya baravuga ngo niyobora cyangwa se menyereza inzira umwana akwiye kunyuramo akiri muto. Mbese urabizi ibyo nabyo bizeho agace gatoya njya nkurikira radiyo. Mbwira ikintu cyo muri Bibiliya kimwe uzi. Icyo muri Bibiliya nzi baravuga ngo udakora ntakarye. Udasengeza usenga? Yego. Wase ntabwo wigeze usenga warambati? Nasenzeho gake. Urumva utarahuma? Nari umunyabyaha. Wiraga mu turaje. Yego. Unywa n'icyuma? Ya. None warakiretse ese ntabwo waba pasiteri? Aya ntarize ntawe naba pasiteri, ariko naba mwarimu cyangwa nkatanga ubuhamya bitewe n'ibintu byambayeho abantu bagakizwa bakavuga bati buriya Rambadi narapfuye ubwo umugore amwanze agiye kugenda ajyane n'abana azabaho ate atabona. Yego gihe cyaje kugera koko arava muri bwa buzima ariheba, ariko igihe kirajya aragaruka aravuga ati ko byagenda kose reka njye mu bana, kuko abana bane ntabwo yagombaga kubashakiramo undi mugabo ngo abishobore. Rambadi karame kankubaza ikibazo konje mbona uhamagara abantu ugahamagara nk'umuntu kuri telefone, ni wowe ushaka gukoresha telefone ugakompoza umuntu cyangwa se ni umuntu uba muri kumubwatishakira umuntu runaka? Ni umuntu mba nahamagaye 2 3 nkaba mfitemo simukadi imwe kuko amaso yose nta na rimwe ribona. Ubwo rero yo namuhamagaye 2 3 akandi inshuro 3 banzi ko wa muntu muhamagaye kizemo simukadi ya 2 ntabyo nashobora. Ese ubundi tuvuge niba iyo mashini bita ni hiriti niki? Bayihiriti cyangwa morotopiki icomekwa ku muriro ikabikandwa na buto. Ubwo niyenda cyane ntabwo yarenza 800 mu gakingiro ka Gisozi. Kurumva 800 ibyo byose ntabwo tuzena ngo igihe cyari cyo cyose nubwo nyuma y'umwaka nuko yaba mu gihe kingana iki umuntu uzareba iyi video afite ubushobozi bwo kuba yagufasha rwose. Abantu biterateranyije nubwo ya 1020 ntabwo amafaranga ntabwo wayabura kugira ngo byibura igufashe mu kwiteza imbere, noneho no kugira ahazaza h'umuryango wawe habe heza kurutaho. Kuko urumva uyu munsi niba ukoresha amaboko kandi ukagira umusaruro mubyizi mwiza, bivuze ko uramutse ukoresheje imashini noneho
uburyo bwo gukora bushaka kwiyongera, noneho bigatuma n'umuryango wawe uba mwiza. Yego, murakoze cyane, ndabashimira nkamwe muba mwabashije kunyemerera ko twavugana nk'umuntu utabona wamugaye, ariko impamvu nabashimira ni uko niyo mu mpaye akazi biranezeza, mva impande y'umugore akavuga ati uko byagenda kose buriya yagiye ntazabura 30,000 azana, ariko iyo umugumye impande abona ko koko nta kintu ushoboye. Ndabashimira, nkashimira abantu bose bari kubasha kuba bumva ibyo mvuga, mbivuze nta kibazo, mbivuze numva nishimye, kugira ngo n'undi muntu wese uhura n'undi muntu ufite ikibazo nk'icyo mfite yumve ko yamugirira neza cyane rwose cyane. Reka twe kugira video ndende cyangwa se tugakomeza ubuhamya bwawe ndetse wigisha n'abarega. Ahangaha harimo inyigisho nyinshi cyane, uburyo bashobora kwigirira icyizere kandi akagera ku kintu runaka, noneho yayibona n'abaterankunga bikaba akarusho. Ngaho sezera rero abantu bagukurikiye. Abantu bankurikiye ndabasezera mbashimira cyane byimazeyo, kubera ko twari tuzi ko nkatwe duhuye n'icyo kibazo dupfuye burundu, ariko siko bimeze. Turahura n'abantu batandukanye bakaduha icyizere cyo kugira ngo dukore. Ubwo niyo mpamvu nabashimira cyane rwose, murakoze cyane, Imana yongere kandi. Sana urakoze. Reka turebe noneho ubutaha dufite umwana utari mu kazi, ubona ko tugusanze mu kazi, tuzagirana ikiganiro kirambuye kugira ngo abantu babashe kumva ubuhamya. Ndetse ikintu nkundira mu biganiro bya nuko haba harimo story nyinshi zisetsa bigaragaza ko ufite morali bitandukanye n'ikibazo wawe ufite gisanzwe cy'ubuzima. Murakoze cyane, ntabwo nabihisha. Sawa rero nawe ubutaha. Ngaho komeza ukora akazi.